uwa mbere mubyara neza, uwa kabiri mu mbaga. Yesu we. Mama. Yego. Yesu nashimye. Ahimbaza. Nayita Jennifer Vestine. Jennifer ndagira ngo twumvishe inkuru yuko Imana yagukoreye igitangaza, ukaba warabyaye abana babiri, ariko abo bana babiri bakaba bari baratinze mu byagenze gute bwawe kugira ngo twumve. Wenda hari n'umuntu ashobora kuba yakureba nawe yarageze icyo gihe, akaba yari amaze avuga ati ngiye ndapfa, ariko wamubwira ngo iki cyawadukuvamo nawe yaragize. Imana yangiriye neza kubera yuko ndari imaze imyaka 5. Uyu mwaka ni uwa 5 mbese ubonye ibyariyemo. Inda nyine narayitwaye, nyitwara ku mwana afite amezi 4. Umwana amaje kugeza imyaka 2 n'amezi 6. Umwana arapfa, amaje gupfa inda negereza ko izajya imbere irabura. Icyo gihe mbana nayo inda abantu bareba iri imbere ngo ndenda kubyara, ariko ngiye nayumva. Najya ngira ngo ndabyutse ndikanda kanze, rwagira ngo rugiye kweguka rwa rumeze nk'urusyo. Ngiye nari nzi ngo yabaye n'urusyo ntabwo izavuka. Ariko ngomeza gusenga, ninginga Imana, nasenga Imana ikambwira ngo umwana wanjye ni muzima. Najya ku misozi Imana ikambwira ngo umwana wanjye ni muzima. Nuko ubwo igihe kigeze rero, hari mu kwezi kwa 8 kw'ejo bundi, nuko ngiye kumva numva inda itangiye gutera mu nda. Tangiye gutera rero ndagomeza ndasenga kugeza Imana ubwo yanyoboreye kuri uyu mudamu, ndagenda turafatanya gusenga. Ngiye kubona mbona ejo bundi ndabyaye, mbyaramwe abana 2. Ariko ubwo nyine kujya nyuma yaho nago naryaga, mbese naryaho utuntu duke nkuzuriza. Inda yari yaranshobeye, njya mu TV nuko kumbwira badufite abana 2 atari kutatinya abana uzabyara. Nuko ejo bundi Imana igira iki nkore by'imbabazi mbona ndababyaye abana 2, uwa mbere mubyara neza, uwa kabiri mu mbaga. Kandi n'ubundi uwa mbere uriya wapfuye nawe bari baramumbaze. Uwa mbere wamubyaye namubyaye neza, uwa kabiri barapfa. None muri urwo rugendo rw'imyaka 5 wowe wumvaga ese mu mubiri wawe wumvaga hari impinduka zabayeho? Narindi nabi cyane. Narindi nabi cyane buryo nza kwa nk'umuntu ujya amapfumu nayo kujya mu mapfumu, ako naga Imana yanyemereye ko njya mu mapfumu. Nategereje ndavuga nimba ari igare ryanjye nimpfa Imana nizi izanshira, ndihangana kugeza igihe Imana yangiriye imbabazi ndabyara. None ko uwo mwana wowe wahise wumva nyine ko wari wibazaga ko wenda inda yawe ari uwo mwana ashobora kuba atayibuza gukura? Njyewe uriya mwana amaje gutaha, njye nari nzi ko nura n'ubundi nonyereza ku nda, namara gucutsa umwana ikajya imbere, n'ubundi nari nzi uko izajya imbere. Ariko amaje gutaha inda ndayitegereza kujya imbere igira iki irabura. Ku buryo hari hano nagiye gusengera, umuhanuzi arambwira ngo aho umwana yakagiye, aho umubiri w'umuntu yakagiye, ngo hari ibintu byo bansunikira ngo hakajyaho umubiri w'inyamaswa. Ariko ibyo bintu ntabwo byaneye ubwoba, njye narihanganye ndongera njya n'ahandi nanone barabimbwira ndihangana. Sinigeze njya mu mapfumu, nk'iyo naravuze nimba ari igare ryanjye njye nzagira iki nzatahe, kuko Imana niyo yambumbye kandi mu ntoki zayo. Ubwo Imana yarebye kwihangana kwanjye nyuma y'imyaka 5
nyuma y'imyaka ine, uyu mwaka wa 2025 wari umwaka wa 5 ko kuvanamo abana babiri ndababyara. Hari ikintu ufite umaze kujya mu gativi, wagiye mu gativi wumva warufite ubwoba ugiye kubaza? Nge nari nzi ngo ntago ari umwana urimo, koko bye byaranshobeye, inda yose nakoraga hawumva ninda, nakora mbese nkumva ari nk'ikintu kirimo kingana n'iyo nuzi yo meza, sinsobanukirwa ibyo ari byo. Kandi urabona ko ndi umuntu mukuru, umuntu wabyayeho ntabwo yaberwa mu nda yawe ikintu kirimo. Mwibaza se ko nafataga kokora, nafata nkumvira hari, nafata nkumvira hari, nkumvira ha mu mutima, ibintu biranshobera. Niho kujya mu gativi, muganga arambwira ati harimo abana babiri. Namubwira urakoze ko uramumurije, kuko nararaga nicaye naryo utuntu duke nkuzuriza, ibintu bye byaranshobeye. Ibaze imyaka 5 yose umwara cyari bigiriye, imyaka yose wamaze umwara ntacyo nakoraga. Umugabo niwe ujya mu byatewe, niwe wirwa yirukanka mu bisayi by'abantu ahingiririza. Umugabo wawe yaba ari n'ubundi yagiye mu bisayi by'abantu hakurya iriya Sangano nawe. amahirwe ukaza nawe tumuganirize, umubaze se kubona umugore we amara yamaze igihe kinini afite, mubaze n'ikibona rero ese harimo nk'inshuti zawe zaba zarakugira nk'inama wenda washaka? Oya, nge nta muntu ushaka kungira inama, kuko njye kwakira agakiza naciye mu bapfumu, nararaguje ngira naho nanga umwenda nambaye, ariko gukira biranga. Ubwo rero ngiye byanje wamaje kwakira agakiza nagabe byantwara muntu z'amapfumu, sinshobora. N'Imana yaraje irambwira ngo umva. Ubwo nyine nyuma hari nko mu kwa 7 Imana yarambwiye ngo umva. Icyo gihe nari nangiye, hari umugore ari wambwiye ngo ninge njye kwiteguza, ngo ubwo hari ukuntu byagenze. Imana yaraje irambwira ngo mwamuretse kujya mu bapfumu, bitambireka. Okay, wavuze ko uri umumama, nabonye hano ari umumama. Yaramfashije kweri, Imana izamuha umugisha. Amakuru yawe amakuru ni meza. Twere bageze Vestine. Ntabwo dusengana mu itorero rimwe. uko wowe wamubonaga, ko twese ntabwo tumubona, ariko wowe waje kuvuga ngo ubuhamya bw'uyu mumama, umuvandimwe wari uziranye nawe niwe wampaye icumbi ry'ahantu ho kuba. Ubwo rero amaze kumpa iryo cumbi ry'ahantu ho kuba, yari inshuti y'aba ngaba atarimuka ngo ajye kuba mu byaro. Ubwo noneho uwo mumama nawe aza kugira ikibazo cy'inda, ayimurogeraho, inda iramukomerera. Aravuga ati ariko buriya reka njye kureba wa muntu nacumbikiye, kuko numvishe yuko hari umuntu ugerageza mu gusengera abantu, ati wenda nanjye hari ikintu byafasha. Ubwo rero umumama yaraje ahamara amezi 3, turasenga nyine dufatanya gusenga Imana, twinginga Imana yo mu ijuru imugirira neza. Inda yiwe nyine Imana irayibohora, abyara neza, yabyaye umwana w'umukobwa. Hanyuma ubwo nyine igihe yari ari ku kiriri, uyu nguyu aza guterura umwana, nyine aje kumureba ko yabyaye. Uvanga akimara kwicara, numva nyine umwuka w'Imana hari ikintu mbwiye kuri we. Ndamubaza se mama, bite byawe, amakuru yawe bimeze bite? Ndamubaza se ko mbona ufite inda ariko ikumazeho igihe yanze no kuvuka. Uvuga ngo nyine kubera umubabaro w'ukuntu yari ameze, yahise abunga amarira mu maso. Yamubwira nti humura, tuza umutima,
iyo umuntu atarava mu isi hari ikintu Imana ibimurindiririye. Nuko nyine sa nk'umuhumuriza aratuza areka kurira. Amaze kureka kurira ubwo niko nyine nakomeje network yo kumubwira ivugabutumwa Imana yari impaye. Ndamubwira nti rero uyu mwanya ntabwo nagusengera, ariko ikindi gihe uzaze kundeba usengera Imana, dufatanye dusenge twinginga Imana, wenda Imana yo mu ijuru irumva hari ikintu yagira gute yakora. Ubwo rero nyine yarafashije yumvira umwuka w'Imana, araza dutangira gufatanya gusenga, turasenga nk'uko yabivuze. Twibaza hari mu kwa 11 ahari ubwo twatangiye gusenga. Twaratangiye nyine turasenga noneho kujya mu gativi. Munsi umwe yarazindutse araza turasenga, Imana iratubwira ngo noneho nihesheje icyubahiro ngo ndetse no kwa muganga ibyangombwa byose bizaboneka neza, kubera ko no kuvuga ngo nyine Satani yaramugwanyaga ndetse n'imitego yindi Satani akoreramo. Ubwo nyine uko twasenze Imana ajya mu gativi baramubwira ngo afite abana 2, araza arabimbwira. Noneho nanjye numva ngize ihumure no gukomera, ndavuga nti buriya ubwo Imana yavuganye natwe nyuma y'iyi myaka 4 nyine uyu wari wa 5 ishize, kwa muganga hakaba hari ikibonetse kandi imbere baramubwiraga ngo ni ibibyimba, buriya Imana iri kumwe natwe. Ubwo rero nyine twahise dukomeza turasenga. Kiva mu gativi hashize nk'ibyumweru 2 ngira ngo, none hindira mufata aza kundeba mu gitondo cya kare nka saa 10. Umugabo niwe waje kundeba arambwira ati umugore ameze nabi, ngwino tugende ujye kureba. Nuko nyine turagenda, ndaza ndamureba turasenga. Noneho kubera igihe gishize naribazaga se ninda ese ni byabise n'ubundi bituraho, numva nyine ni ibintu bigoye. Ariko hari undi muvandimwe dusengana ku itorero iwacu nari naje nzanye nawe, turasenga. Tukimara gusenga Imana iravuga ati ngiye kwiyubahisha, muhumure mutuze umutima, ni njye ugiye kwikorera. Rero hari ibitangaza Imana yagiye ikora nkabireba nkabibona. Numvise ijwi ry'Imana, numvise ngize ihumure, ndavuga nti kubera yuko nibutse ko Imana yigeze kunzurira umwana mutwaye kumuzika, nkongera nkamutunga nkaba mufite, nkibuka ko nanjye Imana yigeze kumpa kubyara abana 2 mbamaranye imyaka 2 mu nda. Ibyo byose ni Imana yabikoze, ntagiye kwa muganga, ntagiye mu bapfumu. Numva nyine nkuruye kwizera gukomeye, ndavuga ni bujya iyi Imana yavuze kandi yahaye isezerano abera ko batazakogwa n'isoni, reka twiringire ibyivuganye natwe. Nuko byagenze, tujya kwa muganga nkuko yabibabwiraga. Tugeze kwa muganga ubwo nyine biba ngombwa arabyara. Amaze kubyara nyine kubera ko Imana yari yavuze ngo ikuyeho urupfu rwa saa 8:18, uvuga ngo isaha z'saa 7 nibwo bari bamutwaye kujya kumukuramo umwana wa 2. Tugomeza gusenga. Ibyo bibaye nyine twaravuze ngo ni ibimenyetso by'uko Imana yari yavuze yuko hariho urupfu, Imana ibikuraho nuko irabikora. No kuvuga ngo rero muri make ndashima Imana cyane bikomeye cyane, sinzi ukuntu ngewe nabasha kuntu mbivuga. Nukuri uyu mubyeyi namusengeye abantu banca intege, kubera abaturanyi duturanye wenda bo bari bamaze igihe bamureba bamuzi, akambwira ati ariko se wowe urishuwa gute yuko iriya nda irimo umuntu? Urishuwa gute ko Imana ivugana nawe ko harimo umwana muzima? Gusa ariko njye nahagararaga kubihamya byo namye mbona Imana ikora, avuga nti kubera ko yigeze ikora biriya abana b'abantu bari kubihakana, buriya nawe yamukorera igitangaza. Rero ndashima Imana cyane kandi shishikariza namwe ndetse n'abandi muzabona n'abandi muzahura nabo bagwana urugamba rukomeye, bagwana urugamba rwananiye abantu, bagwana urugamba rwananiye abapfumu, mubabwira ko hari Imana yo mu ijuru itabara abantu barushye bananiwe.
Okay, iki nashaka kubaza wenda icyo wabwira n'umuntu yaba afite inda n'iyo bamuvuza bamuha ayahe magambo ni ukuvuga ngo ubuhamya cyangwa se icyo gukomeza nabwira umuntu ufite inda nk'iy'uyu nguyu cyangwa se n'ubundi burwayi bukomeye. Hari uburwayi buza bukajya ku mubiri w'umuntu bugakomera akabumarana igihe kirekire ndetse akiheba, birashoboka yakiheba, birashoboka imiryango yamuvaho, birashoboka se n'uwo bashakanye nawe yamuvaho. Ariko ni ukuvuga ngo ibyo byose bikuvuyeho ukizera Imana yonyine yo mu ijuru ukayitumbira, nta kindi kintu wiringiye, Imana ntabwo itinda gutabara, iba hafi yawe ikakurengera. Ni ukuvuga ngo impamvu nagize ubuhamya bwo gukomeza uyu mubyeyi nanjye nuko hari ibyari byarambayeho bisa n'ibyiwe. Rero ni ukuvuga ngo kubera ko iryo shuri narinyuzemo kandi nkarirangiza mbifashijwemo n'Imana yonyine, niyo mpamvu nawe yangezeho nkavuga nti humura komera, Imana izagira gute, izagutabara. Rero ibyo nabwira abandi cyangwa se inama nagira umuntu ufite inda wenda nk'iy'uyu mubyeyi cyangwa se wenda n'ibindi bibazo bitandukanye tutabashije, uvuga ngo Yesu Kristo we yaravuze ngo muze mwenyine n'imitwaro yanyu yose ndabaruhura, ndabikorerera iyo mitwaro. Nta wundi muntu wenyine wabasha kukuruhura, nta wabasha kugutabara, nta wabasha kugukiza, ariko Imana iyo uyizeye yonyine rukumbi nta kindi kintu wishingikirijeho, ntabwo ibura inzira icishamo bigutabare. Kubera nk'aho uyu mubyeyi twahuriye Imana ikabicishamo inzira ikamutabara. Ntabwo twari twabigize muri porogaramu yo kugira ngo duhure, nta bushuti twari dufitanye, nta n'ubuvandimwe. Yewe yampaye ubuhamya ambwira yuko hari abantu b'abanyamasengesho bagiye bamwinuba, ahandi yahajya bakamubwira ngo ibibazo bye bimeze uku bimeze uku. Ariko ni ukuvuga ngo ni ukuri nashimye Imana bikomeye cyane. Yampaye ubuhamya ambwira ko hari ahantu yagiye ku munyamasengesho aramubwira ngo arumva agize ubusuhere ngo nimbeho ari uwo munyamasengesho ubigize ngo arataha. Urumva ntabwo yagize, ntiyamukomeje, ntiyamuhumurije. Ariko ni ukuri bavandimwe n'abandi ndetse barushye bababaye, ndashishikariza abantu nkavuga ngo hari impamvu Imana yampamagaye. Impamvu Imana yampamagaye ni ukugira ngo n'abandi bazaba barushye, bananiwe, baguwe nabi, bakagira amahirwe n'umugisha wo guhura nanjye, bazamenye ko Imana itabara. Kandi Imana ni ukuri, reka mbabwire, njye nabonye ukuboko kw'Imana gukomeye. Imana yanzuriye umwana, uvuga ngo muganga yanditse fayiro amumpereza nk'umurambo tugiye kumuzika, yari yaguye hano ku igwariro rya Nyarugugu. Uvuga ngo uwo muganga wari wanditse fayiro yaravuze ati wa mugore we, iyi Mana wahamagaye wayihamagaye ndeba ntuzayiveho. Rero urakoze cyane mama. Rero wakomeza ukatubwira wenda mu byifuzo ufite nk'umuntu ashobora kureba buno buhamya bwawe, icyifuzo byibura hagize nk'umuterankunga, ese wumva yagufasha iki muri wowe basi iki? Ese ikintu cy'umuntu aba akeneye ku isi gishobora kumutabara ngo kikamumara umubabaro ko ari nk'amafaranga. Ndafite amafaranga nk'ubu nta kadi ngira, yibera ngo dutungwa n'amaboko yacu. Nyene ku bana mbona n'abafite ntaki nyene bikirikira n'imyenda nyine barayikeneye. baheka gute? Ntabwo ndatangira guheka. Ufite ibimenyetso cyangwa icyo bita ingobyi ndayifite. awa Imana mwese n'abantu baba bameze bareba
nikigera batabarwa rero neza undi uko mudahwema urabona ko mama abaye mu buzima butari bwiza cyane twe tugira amahirwe tuzabona umugabo we nawe tumuganirize twumve kubona umubyeyi wawe cyangwa umugore wawe amaze inda ikinini indi iri mu nda abana bari mu nda yabyitwayemo gute rero meze komenti zanyu musengeye dore nguyu mumushaka mwaduhamagara nawe ufite ikibazo ufite icyifuzo mwaduhamagara tukabaha inimero ye kugira ngo abasengere kandi iyo wizeye Imana n'ijuru akora murakoze Imana ibahe umugisha amen.